mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Cyato, akagari ka Rugari, ubwo ni mu mudugudu wa Rubeho. Hari umugabo bita Tuyisenge Edouard, uyu nguyu muri kureba kuri screen yanyu cyangwa se muri kureba kuri ino foto. Uyu mugabo yitwa Tuyisenge Edouard, uyu nguyu akaba afite imyaka 35. Hanyuma uyu mugabo yaje gukora ibintu n'umuntu urwaye cyangwa ufite ikibazo cyo mu mutwe nawe ubwe atatekereza. Aho abantu bari gukomeza kugenda bibaza ubundi uyu mugabo nibiki byamufashe, nibiki byamuteye gukora ibi bikorwa. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Ndagira ngo untize iminota mike hanyuma ngusobanurire kuri buri kimwe gifite aho gihuriye n'iyi nkuru y'akababaro. Ariko mbere yuko ntangira, banza kwanza urebe munsi no video, ukanda aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye dushobora kubana no mu zindi nkuru tuzajya dukomeza kugenda n'ubundi tubagezaho. Ushobora kwiza ngo byagenze gute rero. Nkuko nari mbikubwiye, ibi byabereye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Cyato, akagari ka Rugari, ubwo ni mu mudugudu wa Rubeho. Uyu mugabo bita Tuyisenge Edouard akaba afite imyaka 35. Yagize gutya ubwo yafataga umwana bari baturanye, dore ko uyu mwana yari afite imyaka 3. Ngo biravugwa ko uyu mwana yarari kumwe na nyina iwabo, hanyuma nyina akaza kwinjira mu nzu, hanyuma umwana akagenda nyine kwa kunda abana bazerera, akaza kuzererera mu rugo baturanye, ari naho uyu muhungu cyangwa se uyu musaza yarari. Hanyuma ngo uyu mugabo amaze kubona ako kana kari gutambatamba mu mbuga, yahise agafata, arangije akajyana mu gikoni, aragakingirana, arangije akuramo imyenda, hanyuma arangije akora ibyo akora. Hanyuma nyina umwe wari winjiye mu nzu yaje gusohoka, ahamagara akana arakabura. Nibwo yakomeje gukatakata hafi aho ngaho areba aho akana karengeye, aza kumva yumva mu gikoni umwana arimo ararira. Nibwo yahise agira gutya, arangije ahita akingura urugi, asanga arwanya inkoyoya kuri uru rugabo rw'imyaka 35 ndetse n'umwana we w'imyaka 3. Ikintu yahise akora, yahise ahamagara abaturanyi, barangije baraza bafata uyu mugabo bamuta muri yombi. Uyu mama w'uyu mwana rero ubwo yahise afata umwana we, arangije abaturanyi cyangwa se abaturage baramubwira ati ikintu cya mbere ugomba gukora, wowe mujyane kwa muganga, hanyuma natwe uyu nguyu turamwifasha, tugomba kumugeza ku buyobozi. Uyu mwana yahise ajyanwa kwa muganga, hanyuma kwa muganga bamukorera isuzuma, ariko ngo umwana akaba yarafite ibimenyetso by'uko yarari kubabara. Byumvikane neza ko uyu mugabo yari yamaze gukora ibyo akora deja byanarangiye. Ariko namwe mutekereza umwana w'imyaka 3 ku muntu ufite imyaka 35, ibyo namwe mubigereranye mwumve. Byumvikane neza ko umwana uko byamera kose yangiritse nta kabuza. Uyu mugabo rero n'ubundi abaturage bahise bamushyikiriza ubuyobozi, hanyuma ubuyobozi nabwo bukaba bwahise bumuta muri yombi. Ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB, hanyuma akaba n'ubundi ari gukorerwa dosiye. Ariko gusa iki cyaha kikaba gihanishwa igihano cya burundu mu gihe cyose wagerageje gufata umwana uri munsi y'imyaka 14. Icyo gihe igihano kiba burundu nta kabuza. Byumvikane neza ko uyu Tuyisenge Edouard mu gihe icyaha kiri buze kuza kuba cyamuhama imyaka 35, araba nako imyaka ubwo ni burundu muri gereza, ubwo araba yiriye. Ubwo rero ngira ngo mwabyumvise. Hano rero ababyeyi, leta hari icyo irabasaba ko umwana agomba kuba arinzwe igihe cyose, cyangwa se akaba n'ubundi nyine agomba kumenywa ahantu ari ndetse nabo bari kumwe. Ngira ngo murabizi hari abantu bafata abana bakabasiga ahantu ngo babe bamurebera ngo agiye ku muhanda. Biriya bintu bishyira mu kaga umwana cyangwa ubuzima bw'umwana. Ashobora gukorerwa nk'ibi ngibi cyangwa se akaba yanakicwa. Ngira ngo ni inkuru nyinshi dukomeza kugenda dukora zigaragaraho ubugome cyangwa se ubusambanyi nk'ubu ngubu mu gihe abana nk'uko nguko baba batitaweho n'ababarera. So rero ababyeyi, abarera abana bari bakwiye kuba hafi y'abana babo, bakamenya bari kumwe na bande, bakamenya bari hehe kwanza, bakamenya n'amasaha bagomba kuba abana bageze mu rugo, kubera ko hari igihe birangira nabi nk'uko kose. So rero bakunzi bacu, mwe tugezeho ibiganiro bya buri munsi, nuko bigenda. Ariko nyine ibi ngibi abantu bari bakwiye kubikuramo isomo nk'uko kose. So rero reka mbashimire cyane
niba mutarakanze subscribe ubwo murebe munsi y'ino video mukanda wanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi nkuru nkomeza kugenda n'ubundi ngutegurira.